Yesu ashimwe, nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Uwiteka Mana yuzuye ibambe n'urukundo, nanone uduhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe, turabigushimiye. Nyemerera utugirire ubuntu Umwuka Wera yende ku byawe, aba ari byo tuganira muri uyu mwanya, aduhishurire iby'ubwiru bwabyo ndetse anadushoboze kubaho nk'uko ijambo ryawe ridutegeka. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa kabiri w'icyumweru. Kuri uyu munsi n'ubundi turakomeza ijambo turimo turaganiraho muri iki cyumweru ryo gutwarwa na Kristo. Uyu munsi turita cyane ku bigendanye no kutemerera amateka yacu cyangwa se ibihe dusohoyemo ngo abe ari byo bigena uko tubaho. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 11 umurongo wa 21, wabishobora ahera kuri 21 akageza kuri 27, ariko kugira ngo bitworohere turaza gufata umurongo wa 21 dusoma 25 na 27. Pawulo abavuga iby'ubuhamya bwe. 21 yaranditse ngo ibyerekeye ibyo bigawa ni koko twabigezemo intege nke, nyamara icyo undi wese ahangara gukora ibi mbivuze nk'umupfu, nanjye ntagihangara. 25 ibihe bitatu nakubiswe inga, igihe kimwe natewe amabuye, ibihe bitatu inkuge zaramenetse, naraye imuhengeri, nirirwamo mu miroho n'imihate, amba amaso kenshi, ngira inzara n'inyota, nirirwa ubusa kenshi, nicwa n'imbeho, nambara ubusa. Imana yacu itugirire neza. Akomeza muri iki gice aba arimo aravuga imibabaro yahuye nayo, aho yabaye mu kaga atewe na bene data, aho hari n'aho yagiye yambara ubusa. Ahantu Pawulo avugamo imibabaro myinshi cyane yahuye nayo, ariko kandi avugamo n'iby'igihe yari asohoyemo icyo gihe. Urumva mu mirongo ibanza guhera kuri 21 kugeza nko kuri 26 abavugamo iby'ibihe byashize, ariko aha kuri 27 akavugamo noneho no mu gihe asohoyemo. Aravuga ati mu miruho n'imihate mba amaso kenshi. Urumva ko yari akiri mu gihe cy'imiruho n'imihate, akavuga ngo ngira inzara n'inyota, nirirwa ubusa kenshi, nicwa n'imbeho, nambara ubusa. No muri ibyo akomeza kuba maso. Imana itugirire neza. No muri bya bihe yanyuzemo, mu kaga yari atewe na bene data, mu bibazo yahoragamo n'inyanja kubw'ubutumwa bwiza, ari mu ngendo, hari naho ngo yanyuze mu butayu. Abaza gusoma wenda iki gice cyose baraza kubyumva. Ibyo muri ibyo byose hari aho ngo hagiye haza ibintu bigawanga, ariko bibamo umunyantege ngo ntiyashishikarira ndetse ntiyakora ibyo bigawa. Imana itugirire neza. Nakunze ukuntu Pawulo yatanze ubuhamya bwiza nyine bw'ahashize n'igihe yari asohoyemo. Ntago yemeye gutwarwa n'amateka ye, ngo amateka yaba ariyo yagena uko abaho, cyangwa se ibyo bihasohoyemo nka kuri avuga ngo mu miruho n'imihati, nicwa n'inzara, bene nk'ibyo. Ntago yemeye ko ari byo bigena uko abaho. Imana itugirire neza. Ahubwo yakomeje kuba nk'uko ijambo ry'Imana ridutegeka. Yanze gukora ibyo biteye isoni, ibyo bigawa, kuko ari ijambo ry'Imana n'ubundi ritubwiriza. Imana itugirire neza. Wifurije kutemera amateka yawe ko kugiraho ububasha ngo aba ari yagena ukubaho. Imana itugirire neza. Ariho abantu usanga barabaye abarakare, bati ngewe nanyuze mu bintu bikomeye, niyo mpamvu nta bintu byo guseka njya nyuramo. Oya, reka amateka yawe ye kuba ari yagena iby'amarangamutima yawe. Imana itugirire neza. Niwemerera amateka yawe ngo abe ari yagutegeka uko amarangamutima yawe amera. Imana itugirire neza. Niwemere ko amateka yawe aba ari yagena amahame ngenderwaho y'ubuzima bwawe. Imana itugirire neza. Ahubwo mu cyimbo cyo guhereza amateka yawe ububasha bwose kuri wo, mu cyimbo cyo guhereza amateka yawe ngo abe ari yakuyobora, cyangwa se ibihurimo ngo abe ari byo bikuyobora, nyemerera uyegurire Yesu Kristo aba ari ukuyobora. Imana itugirire neza. Kuko amateka yawe ntagatunganye rwose. Amateka yawe nuyashingiraho ugena amahame ngenderwaho y'ubuzima bwawe, uzajya iteka ryose wisanga mu byaha. Nuvuga ngo nzambara gutya ngo bitewe n'uko nabayeho, ayo mateka azajya gushora mu kwambara nabi. Imana itugirire neza. Nuvuga ngo ndarya gutya bitewe n'uko nabayeho, uzajya wisanga mu byaha bifitanye isano n'ibyo ngibyo. Wikemera ko amateka yawe ari yagena kubaho, ahubwo emerera Kristo aba ari bugena kubaho. Imana itugirire neza. Mwemerere Yesu Kristo aba ari bugena amahame ngenderwaho y'ubuzima bwawe. Donc amahame ngenderwaho y'ubuzima bwawe aho kuyashingira ku mateka wanyuzemo n'ibihe uri kunyuramo, nyemerera uyashingire ku ijambo ry'Imana rivuga. Imana
tugirire neza. Uvuge ngo nzajya mbaho gutya kuko bishingiye ku ijambo ry'Imana, aho kuvuga ngo nzabaho gutya kuko nahuye n'imibabaro iyi n'iyi cyangwa se iwacu duteye gutya. Oya, ibyo ntabwo bitunganye, ntabwo biri perfect, byazajya bihora bigushyira mu byaha. Ubuzima bwawe bushingire ku cyo ijambo ry'Imana rihamya. Imana tugirire neza. Nujya no kugira ikintu ukora, byaba byiza ugiye ufata referanse ku mateka ya Yesu Kristo kuko ariyo atunganye. Nufata referanse ku mateka yawe azagushora mu byaha. Cyakoze sindimo ndatesha agaciro amateka yawe, icyatumye nyura muri birya byose ni ukugira ngo wishurirwe ubwami bw'Imana, ni ukugira ngo wishurirwe iby'urukundo rw'Imana. Ntabwo Imana yabikunyujijemo kugira ngo ubyimike, wimike amateka yawe, wimike ubuzima, wimike ibihe wanyuzemo ngo abe ari byo bigena ubuzima bwawe. Imana yashimye kubinyuramo kugira ngo hishurirwe urukundo rwayo muri byose uko yagiye ikurengera. Imana itugirire neza. Iyo Mana rero yagiye ikunyuza muri ibyo byose ikagenda ikurokora, yemerera aba ariyo igena ukubaho, aba ariyo igena amahame ngenderwaho y'ubuzima bwawe, aba ariyo igena uko ubuzima bwawe bwose buzagenda. Urakoze cyane. Ntiwemere kuyoborwa n'ibihurimo cyangwa se ibyo wanyuzemo, ahubwo Yesu Kristo umwemerera aba ariwe kuyobora kuko araruta ibihe. Imana tugirire neza. Urakoze cyane. Yesu aduhane umugisha.